Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye agira ati: igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo, ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye, maze azatandukanya abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso bwe. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati: nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubize ziti: Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubiza ati: ndababwira ukuri, ibyo mwagira umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ninjye mwabaga mubigiriye. Hanyuma azabwire n'ab'ibumoso ati: nimumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be. Kuko nashonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo kunywa, naje ndi umugenzi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Nuko abo nabo bazamubaze bati: Nyagasani, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa, urwaye cyangwa uri imbohe, ntitwagufasha? Nuko azabasubiza ati: ndababwira ukuri, ibyo mutagiriye umwe muri abo baciye bugufi, ninjye mutabigiriye. Maze abo bazajye mu bubabare bw'iteka, naho intungane zijye mu bugingo bw'iteka. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Dukomeje rero urugendo rwacu rw'igisibo. Dukomeze twibutse ko igisibo ni igihe cy'impuhwe z'Imana, ni igihe iba iduhaye ngo dusubize amaso inyuma, turebe uko tubanye hagati yacu n'Imana ndetse n'abantu. Isomo rya mbere rero ryongeye kutwibutsa ko ubutungane Imana idushakaho ni ukubaho nk'abantu, ariko iby'akarusho nk'abantu bamenye Imana, kandi byose dukoze ntitubikorera abantu, ahubwo tukabikorera Imana. Kuko nk'uko tubizirikanye mu Ivanjiri uyu munsi, ni ukuri Imana izayigora kwibaza inshuro twahagijwe, inshuro twaje mu misa, inshuro twateye ishapure, inshuro twakoze inzira z'umusaraba. Oya, ibyo byose twarabikoze, ariko se ni bande babyungukiyemo? Ba bandi baje mu ishusho idasanzwe. Niba Imana izatubaza rero, kuyibonesha amaso rero yacu y'umubiri biragoye, ariko nk'uko tubizirikanye mu Ivanjiri uyu munsi, banza Imana izatubaza uko twabayeho nk'abantu, by'akarusho nk'abantu bamenye Imana, nibyo byonyine izatubaza. Kuko twabizirikanye ngo n'intungane ngo zizatungurwa n'uko Imana iri kubabwira ngo nabasanze mfite inyota murampa
nari mfunze muransura, nari ndwaye murangemurira, ngo n'intungane ngo zizatungurwa, zizanabaza na Yezu ngo ese ibyo twabikoze ryari, twakubonye hehe? Ngo Yezu azadusubiza ngo bya bindi mwakoreye abaciye bugufi burya yari njyewe. Ikibazo gikomeye cyane rero twe twakwibaza, ese abo ngabo Yezu atubwira abaciye bugufi twe turababona? Hari abaca mu maso yacu? Niba se tutabonesha amaso y'umubiri, ese amaso y'umutima arabatekereza? Yego rwose barahari, kandi nta gihe na kimwe Imana itabigaragarizamo. Kubaho rero nk'abantu bikaba bizanaduherekeza no mu ngoma y'ijuru, nibyo tuzirikanye mu isomo rya mbere. Icya mbere ni ukubaha izina ry'Imana. Turi abantu, Imana ikaba Imana. Ese ni iki kigaragaza ko tuwubahisha izina ryayo? Ngo ukoze nabi abagayisha shebuja. Shebuja rero wa twese waduhaye akazi, akaba ari uduhemba ijoro n'amanywa, ni Imana. Igihe cyose rero dukoze nabi tuba tutubahisha izina ry'uwadutumye, kandi uwadutumye twamumenya, twamukunda, tutamukunda azakomeza tubere uwadutumye mwiza kandi unaduhembera igihe. Cya kabiri ngo kurwanya ubugiranabi. Kurwanya ubugiranabi ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni gute turwanya akarengane? Ni gute tubana n'abantu n'abavandimwe bacu? Ni gute twimika ukuri? Ngo nibyo ngibyo kuwe intungane nyayo nibyo Imana itwifurizaho. Hanyuma ikindi rero, kutagira umutima mubi, twabizirikanye mu isomo rya mbere. Ni mu buzima bwacu bwa buri munsi, kutagira umutima mubi, kutagaburira imitima yacu ikintu kibi. Murebe iyo babwira umuntu ngo afite umutima mubi, murebe icyo baba bashaka gushushanya. Ikindi rero gikomeye cyane, kugira inama abavandimwe bacu. Ni utuntu dusa nkaho tworoshye tugize ubuzima bwacu. Ubwo buntu bworoshye nabwo butugira intungane. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu niwe wavuze ngo burya kugira ngo umuntu ashimishe Imana akora utuntu dutoya akaduhindura ibintu bikomeye. Ni gukora mu gikoni, ni gute wakira abantu. Ni gukora kuri reception, ese abantu iyo bakubonye baranezerwa, utuntu dutoya. Ese ni gukora hariya, ni gute abantu twa tuntu dusanzwe dukora, ese abantu baturongeramo umugisha. Ni ibyo ngibyo ubutungane Imana itwifuriza, kandi uyitagatifuriza mu murimo we abahesha Imana icyubahiro, nawe kandi aba yihesha icyubahiro. Uzirinde rero kwihorera inzika rwose zihabanye n'icyo umutima wacu ukenera. Inzika ndashaka kuzihorera, ndashaka kuzamwitura icyo yankoreye, ndashaka nanjye kuzamuhemukira nk'uko yampemukiye. Murumva ko ubwo butungane rwose nibwo Imana ikeneye, kutagira inzika. Yezu rero ati ibyo muzakorera abana baciye bugufi muzaba mubinkoreye. Murumva ko utu tuntu twose two kubaha izina ry'Imana unatuma tunubahisha n'Imana, ni naho Imana yigaragariza. Iri muri abo bana bo mu muhanda, iri muri izo mfubyi, iri muri abo bantu bafunze, iri muri abo bantu barembeye mu bitaro, iri muri abo bantu twakira ijoro n'amanywa hano, uko tubasekera, umutima wacu tubereka, uko tubakira ku meza. Ni ibyo ngibyo Imana izatubaza, kuko izisanisha n'abantu uko bizagenda kose. Tube maso rero muri detaye zose z'ubuzima. Igihe cyose Imana idutije ya masaha 24, nta kindi bidusa. Bana banjye, mube maso muri uwo murwayi nagusura,
muri abo bantu bagusanze kuri reception nagusura, muri uwo muntu uguhamagaye kuri telefone nakubonekera, muri abo bantu uri bugaburire uyu munsi ndahari rwose nakubonekera, mu ijambo ryiza uri bubwire umuvandimwe wawe naho ndahari. Detail rero z'ubuzima ntizikatubera impfabusa nk'abakristo. Umuntu rero azakomeza tubera ishusho y'Imana uko yaba ameze kose, twamucira urubanza yaba uko umuntu azaba ameze kose, azakomeza duhishurire icyo Imana ishaka kutubwira. Duhuze ubwenge bwacu rero n'ubukristo n'ingirakamaro. Ubwenge Imana yaguhaye buhuze no gushaka kwayo. Tugire neza rero kubera Imana. Hari ijambo ryeze ese uzatiye kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana. Iryo jambo riduherekeze rero, niba tuzi ko ari kubera Imana, nuko niwe patro wacu twese ugomba kuzaduhemba. Mu bigaragara rero tugomba kumukorera buri munsi, kandi umuvandimwe wanjye akambera rwose iyo shusho nyayo ituma amenya Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe.